nshuti yanjye nandikamo buri munsi, ni ukuri uyu munsi ndababaye cyane, akira aya marira yanjye. Njyewe n'umuvandimwe wanjye tudahuje mama baratwirukanye ku ishuri, gusa muri genge yacu mbifata nk'aho harimo umwe utugambaniye. Ntabwo byari byiza kutwirukana, gusa byababaje inshuti zacu zose. Uyu munsi nari nizeye ko muka data wacu ari buze kubikemura najyayo, ariko burya nibwo nabonye ko bigitangira. Urabizi ko muka data ariwe watureraga, yagiye ku ishuri atanga ruswa yo kugira ngo banyirukane burundu, ariko umukobwa bakomeze yige. Nagerageje ibishoboka byose ngo ndebe ko ikigo cyanyumva, ariko ntacyo byari bimaze. Bambonaga bose bakavuga ati sohoka hano, genda, bakantuka. Birasa nkaho noneho ubuzima bwanjye bwose burangiye mbureba, ntacyo nakora. None se ko mama wanjye ari kure, bizagenda ute? Ese ishuri ndivuyemo cyangwa wenda bwarimwe amahirwe y'Imana azongera nsekere? Ishuri nigaho riberamo byinshi utabasha kuvuga, ariko ibyo byose iyo amafaranga bikozeho biraryama ukagira ngo ntibyigeze binabaho. Mu by'ukuri ndashaka gusubira kwiga. Imana impaye amahirwe, ibyo nakoze sinabisubira. N'ubu ndakinginga muka data, ariko ni impfabusa. Yari yabuze aho azamfatishiriza, ndabona atabyitayeho. Nshuti yanjye nandikamo buri munsi, aya niyo marira yanjye, yabike nizo nzibutso zanjye uzereka buri muntu igihe nagihari.